Yesu ashimwe. Nongeye kubasoza nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Pasteur Ndayisenga Trésor. Nkaba nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Tumaze iminsi turiho turaganira kandi ni by'umunezero kubana namwe. Turabashimiye ko mudushyigikira, ko mubana natwe, turabashimiye ko mugenda mushyigikira uyu murimo w'Imana. Reka tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga hejuru yo mu butayu, cyangwa umukristo ni gute yakwitwara mu butayu. Ese iyo umukristo ugenda ute mu butayu? Ubutayu bwawe ugendamo gute? Ese ntiwivovotera Imana, ntubivamo, ubikora gute? Reka dusenge Imana tuganire. Mana, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tunezerwemo, tuwishimiremo, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, ntabwo ari twe gutuvuga, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya, ukomeze kutuyobora no kutugirira neza. Muri iyi nzira yo mu butayu duhabwe umugisha nawe, tuyoborwe nawe kandi tugengwe nawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tujye gusoma ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7. Haravuga ngo, reka dusome mu izina rya Yesu. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukingura ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore ngushize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe uzabasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Katwongere dusubiremo mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore ngushize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Imana yacu ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzi imirimo yawe. Ahantu hose waba uri, ibyo waba uri gukora byose, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzi imirimo yawe. Imana yacu ni ishimwe. Tugiye kuganira hejuru y'ubutayu, cyangwa hejuru yo guca mu butayu. Ubutayu tuba turi kuvuga muri aha ngaha Bibiliya ivuga, iratwigisha ko ubutayu ni inzira icura abakristo, cyangwa ni inzira abakristo tunyuramo kugira ngo tugere ku masezerano Imana yadusezeranyije, cyangwa kugira ngo tugere ku bintu byiza Imana iba yaravuganye natwe. Umukristo uwo ari we wese aca mu nzira y'ubutayu, ndetse nawe utari umukristo ujya uca mu gihe cy'ubutayu. Ubutayu ni iki? Ubutayu ni ibibazo n'ibigeragezo ucamo. Ubutayu ni ibihucamo, hari icyo wifuza kugeraho ntukigereho kubera ko utabigizemo uruhare rwawe, ahubwo ko wabigishirijwemo n'uruhare rw'ibihuri gucamo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzi imirimo yawe, ngo nubwo ufite imbaraga nkeya, ngo Uwiteka yafunguye uko byaba bimeze kose nta muntu ujya ukinga, ngo kandi yakinze nta muntu ujya ukingura. Ndagira ngo muri aka kanya mwene data nkubwire, ibihe byose ushobora kuba uri gucamo nta gihe gitunguye Imana, kandi nta gihe kiye kinanira Imana, kandi nta kintu na kimwe kuri iyi si nzima gishobora kunanira Imana. Ndagira ngo wizere Imana kandi uyiringire, uvuge ngo ubwo Uwiteka azi ibihe ndi gucamo, Imana yanjye ishimwe. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo, imibabaro yanjye yose Imana ihindura iyo mibabaro kugira ngo inezeze. Yesu ashimwe. Imana inezeza abantu bagize gute? Bababaye. Iyo ubabaye haba hari icyo bita kunezerwa, iyo utishimye haba hari icyo bita gushimishwa n'Imana. Rero abantu baca mu nzira z'ubutayu ni abantu Imana iba yiteguye kugirira neza, kandi ikintu gituma duca mu butayu ni Satani utugerageza kugira ngo twihebe, twihakane Imana yacu. Ariko ndakuzana ijambo rikomeye rivuga ngo nubwo ubutayu buriho, nta kintu gikomeye kinanira Imana. Imana yacu ishimwe. Nubwo inzira zigoye, nta kintu kiriho kinanira inzira y'Imana. Imana igibasha guca inzira mu butayu, ubwoko bw'Imana bugatambuka. Ndagira ngo mbibutse, Isiraheli iri guca mu butayu mu myaka 40 izenguruka ijya mu butayu. Bwari ubutayu bwari bwuzuye izuba, bwari ubutayu bwari bwuzuye imbeho nyinshi, bwari ubutayu bwari bwuzuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Imana irinda Abisiraheli bagenda baca muri ubwo butayu. Abivovoteye muri ubwo butayu, inzoka zarabariye zibatsinda mu butayu. Ariko abantu bubashye Imana yabo, bakagendana n'Imana yabo, bakayigumana n'Imana yabo, bakayigirira icyizere, Imana yabanye nabo. Reka nkubwire
twumvire mu butayu ikintu Imana igidukorera gitandukanye n'icyabisi. Ngo mu gihe cyo kumanywa ngo Abisiraheli bari guca mu butayu, ngo Imana ngo yajyaga icishamo inkingi y'igicu ngo yarangiza ikayigenda imbere y'Abanyayisiraheli, ngo ya nkingi y'igicu ikabatwikira, ngo bakagenda bumva akayaga keza bari mu butayu, Imana ikabarindira mu butayu ikabaha akayaga keza. Ngo byagera nijoro kugira ngo ubushyuhe bwo mu butayu butabica cyangwa ngo bakayobora ntibagire aho bajya, ngo Imana yajyaga ibamurikishiriza inkingi y'umuriro, ngo yamara kubamurikishije inkingi y'umuriro, ngo nuko ngo Abisiraheli ngo bakaryamya bari mu bihe by'ubutayu ariko bari mu bihe by'Imana byiza. Bene data, twebwe nk'abakristo duciye mu butayu tujya tubasha guhumurizwa n'imbaraga zo mu mutima, tujya tubasha guhumurizwa na Kristo, Imana ikaduhumuriza, Imana ikatugirira neza, kuko Imana niyo yonyine ijya ibasha kudukura mu bihe by'ubutayu. Imana niyo ijya ivugana natwe, Imana niyo ijya ibana natwe. Ndagira ngo nkubwire ngo inzira zawe zose ucamo Imana ijya izibona. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ese ifatiro z'isi zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Nta kindi umukiranutsi yakora, umukiranutsi yasenga, kandi umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Ndagira ngo nkubwire ibi bihe turimo bigoye, ibi bihe turimo bikomeye, ibi bihe byagiye bicogoza abantu benshi, ariko wowe ntibigucogoze, kuko ibi nibyo bihe bituzamura bikatugeza ku gihe cy'Imana. Imana nijya kukugororera izavuga ngo ese mu bihe bigoye witwaye gute? Ese warampamije? Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Riratubwira ngo umuntu utazabasha kumpamiriza imbere y'abana b'abantu, nanjye sinzabasha kumuhamiriza imbere ya Data. Ariko Yesu akatubwira ngo nimwihangane kuko nanesheje isi. Niba Yesu yaranesheje isi, iyi si turimo kuko yaneshejwe na Yesu. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Satani ari kuduteza, mujye mwibuka ko Yesu yagize gute? Yabinesheje. Kuko Yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke cyera amashami yacyo. Haleluya. Arongera aravuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo uyu mubiri wanjye umbabaza wabora ugashiraho, ngo mfite ibyiringiro ko amaso yanjye azareba Imana, ngo ntago ari ay'undi muntu, ngo ahubwo n'ay'Imana bwite, ngo ayo ngayo niyo azareba Imana. Turashimira Imana. Haleluya. Turashimira Imana ko mu bihe nk'ibi bigoye, turashimira ko Imana ikomeza kuba mu ruhande rwacu. Turashimira Imana ko muri ibi bihe bikomeye, turashimira Imana ko tukiri guhamya Imana, turacyafitiye Imana icyizere. Hari umuntu umwe twigeze tuganira arambwira ngo nubwo Imana itagira icyo ikora ku buzima bwanjye, ngo ariko ntibikwiye ko Imana idakora. Ngo nubwo iwe yiringiye Imana arayizera, ngo bimera nka cya gihe cy'aba basore ngo bagiye kubajugunya mu itanura ry'umuriro, baravuga ngo nubwo Imana yacu itadukiza, nta kizatuma tupfukamira ibi bigirwamana, kuko twabonye gukora kw'Imana ku buzima bwacu. Bene data, twabonye gukora kw'Imana ku buzima bwacu. Ibi bihe ntibitume twihakana Imana yacu, ibi bihe ntibitume twirengagiza imbaraga z'Imana yacu, ibi bihe ntibitume imbaraga z'Imana ziba nkeya muri twebwe, ahubwo bidusunikire kwegera Imana, bidusunikire gufatana n'Imana, bidusunikane kumatana n'Imana, bidusunikane kugumana n'Imana, bidusunikane kuvugana n'Imana. Yakobo yarabivuze neza, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu byose bimugerageza. Nubwo ibyo bimugerageza bihari, aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, ikamba Imana yateganyirije abantu bayisenga, ikamba Imana yateganyirije abantu bazabona ingororano. Haleluya. Turashimira Imana. Mujye mwibuka ko hari igihe kizagera nitujya kujya mu ijuru, mbere yo kugera mu ijuru tuzambuka itorero rizamutse, ngo Imana izaduhanagura amarira yacu yose twarize ku maso yacu. Ivuge ngo muntu wanjye, Imana ijye kubwira ngo ngo nibutse ko wampamije mu bihe bigoye. Imana ikubwira ngo nibutse ko wampamije mu bihe by'ibyorezo. Imana ivuga ngo nibutse ko wampamije mu bihe by'intambara. Imana ivuga ngo nibutse ko wampamije mu gihe cyari cyo kumpamya. Ngo nuko ngo Imana inagize kuvuga ngo iguhanagura amarira yawe yose ku maso. Ngo none yagize ngo kubwira ngo injira mu munezero wa shobuja. Mwene data, ndakwifuriza kwinjira mu munezero wa Data. Mwene data, ndakwifuriza kwinjira mu munezero wa shobuja. Ikintu gituma twinjira mu munezero wa Data nta kindi, ni ugukomeza tugahamya Imana mu bihe bigoye, tugahamya Imana mu bihe bigoranye. Abakristo bene data, muri aka kanya mureka twigomwe tugira icyo twigomwa. Hari umukozi w'Imana umwe wigeze avuga, aravuga ngo kurya iminsi yose nta cyaha kirimo, ngo ariko si umuco w'Abakristo. Ariko twarabuye dusigaye turya kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere, umwaka ugashira, ukwezi kugashira, ukavuga ngo n'ubundi Imana twasinze ntacyo yakoze. Mwene data, ndagira nkubwire ngo niba Imana itaragira ikikora kuri wowe, ariko abandi Imana irakora.
abantu baguwe neza, abantu Imana iri kubasubiza, Imana iri kubatabara, wicumuzwa n'amasezerano. Wari uyizeye icyo ko kwambuka. Iyo umuntu agiye kwambuka ndetse no mu nyanja, iyo umuntu agiye kwambuka ahura n'imiraba myinshi, ariko iyo yihanganye akambuka akagera imusozi, ajya abasha kurya ku mbuto zo ku musozi. Mwene data, ndakwifuriza kugira ngo muri aka kanya, haleluya, muri aka kanya wambuke, muri aka kanya ugirirwe neza n'Imana. Nshuti yanjye, nta kintu na kimwe kibaho kuri iyi si kinanira Imana, ndetse nta kintu na kimwe kibaho kuri iyi si kigoye Imana, ndetse nta hantu na hamwe kuri iyi si Imana itakuvana ndetse itakugeza. Imana yacu ishimwe. Imana ishobora kugukura hasi ikakugeza hejuru. Kandi nagira nkubwire ngo Imana ntigikangwa na corona kugira ngo isohoze isezerano ryawe. Hoya, Imana ntabwo igikangwa na guma mu rugo kugira ngo isohoze isezerano ryawe. Hoya, turabizi neza ko Imana yatungishije Eliya ibikona. Imana yamugiriye neza mu gihe igihugu cyose cyari kiruhijwe n'amapfa n'umwuma. Imana yagiriye neza itungira Eliya aho hantu. Imana yatungiye Eliya imutungira ku kagezi, imutungira ahantu henshi. Imana imugirira neza. Arangije arahamya avuga gukora kw'Imana, arangije arahamya avuga kuvuga kw'Imana. Nanjye nagira ngo muri aka kanya kagoye, muri bihe by'ubutayu, mu bihe bigoye abagenzi, mu bihe bihuje abagenzi, muri iyi nzira igoye y'ubutayu, ndagira ngo uhamye Imana yawe, ndagira ngo uhamye Imana yawe. Wowe ushobora kuba waracitse intege, waratendebutse, ongera ugaruke ku rufatiro, wumve ko nta kintu na kimwe kinanira Imana, kuko hanze nta kintu cyiza twahabonye, hanze nta munezero twahabonye, ariko mu nzira z'Imana twabonyemo umunezero, twabonyemo amahoro, twabonyemo ibyishimo. Nta kindi kizana Satani ku isi. Satani azana kwica, kurimbura no gutwika. Ni ukuvuga ngo Satani iyo yibye arica akanarimbura. Ibyo bintu bitatu niyo originalite ya Satani. Ariko imbaraga z'Imana, Imana ituzanira ubugingo ndetse bwinshi buhoraho. Imana ituzanira amahoro yo mu mutima, kuko mwibuke neza Petero mu gihe cyo kugeragezwa yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo ariko uyu mugabo twakurikiye wambara ikanzu imwe, wambara urukweto rumwe, azatumarira iki? Ngo bare mu bihe by'imibabaro n'amakuba. Aramubwira ngo afata Yesu, aramubwira ijambo rikomeye. Kandi cyari icyifuzo, ntabwo cyari cya Petero wenyine, cyari icyifuzo cy'intumwa 12. Baramaza ngo ko twataye abagore bacu tugasiga ibyacu byose tukagukurikira, ese wowe uzaduha iki? Ngo Yesu arabareba, ngo yumva ikibazo bababajije, ko bari mu gihe cy'ubutayu, ubutayu bwari bubariye. Hari igihe ubutayu buturya, hari igihe ubutayu butugora, tukabaza Imana tusa n'abiyahura kuri yo. Ngo nuko irababwira ngo ikintu cya mbere, ngo nzabaha ubugingo buhoraho. Ariko ababwira ijambo rikomeye, aravuga ngo muri iyi si murimo ibintu byose mwasize nzabibakubira inshuro 5. Ngo ariko ikigeretseho kiruta ibyo byose, ngo nzabaha n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Iyo twizeye Imana, hari inshuro 100 Imana yadusezeranyije muri iyi si. Iyo wamatanye n'Imana, iyo wamatanye n'Imana mu butayu, iyo ugendanye n'Imana mu butayu, hari inshuro 100 Imana ikugirira neza ku byo wasize. Ngo ndetse ikigeretseho Imana ikaguha ubugingo buhoraho. Ese mwene data, wizeye ubugingo buhoraho n'Uwiteka? Wizeye ko wamatana n'Imana kugira ngo Imana igukubire inshuro 100? Ndagira ngo niba ubyizeye ufatikanye nanjye muri aka kanya, tubashe gusenga, twizere Imana, tubyiringire, tuvuge ngo Mana, nubwo bimeze gutya, Mana, nubwo bimeze gutya, haleluya, nubwo bimeze gutya, uririmbe nk'awa muririmbyi, uvuga ngo Mana, nkuko wafashaga basogokuruza mu minsi ya kera, ngo bari kuzaturengera ngo kugeza ku gupfa, ngo muyaga w'ishuheri uturinde, uzatubera ubuturo kugeza, haleluya, ku gupfa kwacu. Ni ukuvuga ngo nubwo bimeze gutya, ukomeze kuturengera nkuko warengeye basogokuruza bacu. Ndagira ngo muri aka kanya rero mwifurize kurengerwa n'Imana. Ndagira ngo muri ibihe bigoye by'ubutayu, muri ibihe bigoye by'ubutayu burihije, Imana ikugirire neza, Imana igufate, Imana ikuyobore, Imana igutegeke, Imana iganze ubuzima bwawe. Ndakwifuriza mwene data, wowe wumva inyigisho, ushobora kuba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ngwino wakire Kristo. Muri Kristo niho harimo amahoro, muri Kristo niho harimo umunezero, muri Kristo niho harimo ibyishimo, muri Kristo niho harimo ibintu byose. Ndagira ngo muri aka kanya dufatikanye dusenge. Niba wakirira ijambo, niba waratendebutse, waracitse intege, wumve ko Imana ari yo kukugirira neza, wumve ko Imana ari yo kugutabara. Ndagira ngo iri jambo rihinduke umutima wawe, iri jambo rigere gukura kandi rigere kugeza mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye kandi turabanezerewe ko komeza kubana natwe. Turagira ngo izi nyigisho muzigeze kure hashoboka, mukora subscribers, mukora subscribe, mukora shares, mukora na comment. Ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo tubashe kubana namwe, kandi inyigisho uyigeze kure hashoboka kugira ngo Imana ikugirire neza, nanjye Imana ingirire neza. Niba wizeye ko mu bihe by'ubutayu Imana yabana nawe, reka duce bugufi dusenge. Mana, turagushimiye,
ibihe nk'ibi bigoye kandi biruhije kandi bikomeye, biruhije abagenzi. Ndasenze kugira ngo Mana utabara abantu bawe, abantu baha amasezerano, abantu bagirire neza, abantu bayobore, abantu baneshereze, abantu batsindishirize, abantu bafashe, abantu bakomeze. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, imbaraga z'Imana zigaragare ku bantu bawe. Mana, abantu n'ukuri ubatabare, abantu baraguwe, abantu bararuhije, ariko niwe wavuze ko uruhura, uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi. Rengera abantu bawe kandi ubagirire neza, ukomeze kubayobora muri byose, kandi abantu batabare mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Twishimiye kubana namwe kuri urubuga rwacu rwitwa Alpha and Omega TV. Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze kubagura. Ibiganiro byacu tuzakomeza kugenda tuganira namwe, kandi Imana izagikomeza kubana natwe, kandi namwe ibana namwe. Muhumure muri ubwo turi mu bihe by'ubutayu, Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Amen. Pasiteri Ndayisenga Jean